naririmbye muri korari, tugira umukobwa umwe arwara kanseri bamucibere, ibere barikuraho. Iyo korari twatangiye dukundana cyane cyane cyane, twarakundanaga cyane. Uwo muririmbyi wacu bamuciye ibere kubera kanseri, korari yose habura umuntu n'umwe ubimenya. Amara umwaka mu bitaro kubera kanseri, abo turirimbana bose ntihagira n'umwe ubimenya. Nari sekreteri nkajya nirirwa mushyiraho zeru. Umwaka ushize nanga igitekerezo mu nama isoza umwaka, ntariko mureke Diane tumwirukane muri korari yacu dore nta kiboneka. Abandi bose bati yego koko yarabuze mu mwirukane. Tumwirukana muri korari aryamye mu bitaro. Presidente arambwira ati rero reka tujyane iki gipapuro iwabo tukimushyire tumumenyeshe yuko atakiri umuririmbyi wacu. Agnes ajya imbere nanjye mujya inyuma, tugenda tuganira ukuntu korari yateye imbere mu buryo bw'umwuka, ukuntu duhagaze neza, abaririmbyi bose barimo bagerageza kwitabira, ukuntu umwaka ushize hari abantu bdoga, tugenda tuganira iterambere, ukuntu hari ababonye akazi na perime, ariko twibagirwa ko dufite n'umuririmbyi wacitse ibere. Ntabyo twari tuzi ibyo. Tugeze iwabo na Diane, mama wiwe atubonye twakira n'ubwuzu ati karibu bana banjye nabashakaga, ati umuririmbyi wanyu, ati dore envelope yampaye, ati irimo amafaranga y'umusanzu, ati ubu numvaga ngiye kuzaza muri korari kubasura, ati nkabaha amafaranga y'umusanzu. Icyo gihe muri korari twatangaga amafaranga 200 y'umusanzu. Yarazanye rero 2400 bya Diane umaze umwaka mu bitaro baramuciye ibere. Ati narimbazaniye 2400 by'umusanzu, ati umuririmbyi wanyu yararembye, ati kandi yambwiye ngo mumusengere aho yaba yarababangamiye hose mumubabarire ngo kuko arumva atazakiragiye kuva mu mubiri. Igipapuro ninjye wari ugifite, mbangihereje Agnes aracyanga kimera inyuma, nanye ntajya ngira gutya nakira igipapuro aracyanga, acyanze ngishyira mu mufuka w'inyuma ngisindagiramo. Turamubaza tuti mama Diane yararwaye, ati none se bana ba ntabyo mwamenye, ati disi niyo mpamvu mutamusuye, terega bamuciye ibere none kanseri yanze gukira, ubu ngubu rwose amerewe nabi. Ati bona musize noneho nari mashobora no kuvuga, amafaranga rega turayanga, tuyanze ararira, ati nimuyakire, ati mwamuri mwana wanje yayamaye arira ngo yange yagenda atayatanze ngo ururembo ngo ntiyari kuzarujyamo, amafaranga turayakira. Tugenda tutanamusezeye, tugenda turakaye twababaye, dutekereza ukuntu dufite umuririmbyi baciye ibere nitubimenya akabagiye gupfira mu bitaro. Tubibwiye bene data bose bararira, kurepeta birabananira, usoje kurira gasohoka gataha repetisiyo induka amarira gusa. Kuwa gatandatu Diane arapfa, tujya kumushyingura. Turaho bamushyingura, nyina aravuga ngo umwana wanjye atarapfa, yarambwiye ngo afite korari akunda cyane yaririmbagamo, ngo yarambwiye ngo muzamuririmbire indirimbo y'108 ivuga ngo ngende umukristo nzahora ndiwe murimo mumushyingura. Indirimbo batubwiye ngo tuyiririmbe twese biratunanira kubera isoni, agahinda n'amarira. Twibaza ukuntu umuririmbyi ajya mu bitaro akamara umwaka wose tutaramenya ko ari mu bitaro. Kumushyingura birangiye, dusubiye muri repetisiyo ku wa kabiri, muririmbyi mwatanga igitekerezo ati yikorari mureke tuyisenye nta kikimaze, nta kimariye Imana. Nimba turirimba muri korari umuntu wacu akarwara akarinda apfa nawe ubizi, tuyisenye twese tutiyego tuyisenye. Bamwe bati turajya muri iriya, abandi bati turajya muri iyi. Korari yacu nuko twayirangije, kuva icyo gihe kugeza n'ubu nta korari rimwe ndasubiramo. Wakwereka urukundo twatangiranye, wakwereka ishaka twari dufite tugitangira. Nta n'uwari gusiba ngo tureke kumenya icyamusibize, usibye gusiba gusa. Bamwe twatukoraga itsinda rimucaho iwabo rikajya kumenya impamvu yasibye, ariko turagenda turakena kugeza ku rwego umuntu aremba akarinda ageze ubwo ajya muri koma, amaze umwaka mu bitaro nta nakamukaro kashazi. Iyo korari nuko twayirangije. Hari igihe umuntu atangira neza bikagenda bishira, bikagenda bishira, bikagenda bishira.